Cy'Ijuru TV. Tumaze iminsi tutabagezaho indirimbo, tutabataramira ngo tubaririmbire, ariko uno munsi twifuje kubaririmbira indirimbo ya 47 mu Gakiza ivuga ngo ni igihe gito intambara zigashira. Jewe ubwanjye mama Promesse maze iminsi ndwaye, ntameze neza, n'ubu kandi ntago meze neza. Murabizi ko nkunda kuririmba nticaye, nkunda kuririmbira Imana mpagaze, ariko uyu munsi ngiye kubikora nicaye, mfashwe n'amagambo y'indirimbo. Imana ibahe umugisha. Igihe gito intambara igashira, igihe gito umuruho cyangwa noneho nkara ndi ku mutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Igihe gito ngifite umuruho, igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzabana ndukanye n'ibyago, nzabamumbati we mu maboko ye. Ziko mu ijuru hazaba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko mu ijuru hazaba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, ejo